Iyo Dumba none se mukiri gute se? Sha urabona ukuntu Kigali imaze guhinduka Sodomo na Gomora se. Ariko ibi biboro ni neza mwana, ibi biboro ni neza biri kutuganisha mu iterambere tu. Reka dusabe Imana ikomeze idufashe urumva, ariko ibi biboro biri kutuganisha ahantu heza kabisa. Wewe reba bari kumwonka mu bworo bw'inzeyutse. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka ntangire mbasuhuza ndetse nanabashimira kandi nanabaha ikaze mwe mukomeje gukora subscribe n'abatarazikora mbashishikariza kugira ngo mukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tukugezaho umunsi ku munsi. Aho uherereye hose niba umerewe neza shima Imana, kandi nawe utamerewe neza ukomeze gushima, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko mu marira no mu byishimo tugomba gushima. Niyo basasha baba bakoze amabara tugomba gushima. Ariko se guys, ngewe uyu munsi nacanganyikiwe pe, ndashaka ko tuganira. I think muranzi niriza sano nk'ibisanzwe, ngewe mumbabare noneho tuganira. Reba igihe mwahereye muvuga Riza ni ikirara, Riza ni umusinzi, Riza ni indaya, Riza ni iki. Buriyaho kugira ngo ube umutinganyi urimbura ubwoko bw'Imana ntiwaba ikirara, ntiwaba umusinzi, ntiwaba indaya. Mumbwiza ukuri, Sasha kweli yakabaye ari we mukobwa utinyuka gufata ubwambure bwe akabutega imbere y'undi mukobwa ngo narigatemo? Sasha umukobwa usa kuriya sha cyo koreka mbabwiza ukuri, abahanuzi bajya bavuga ngo isi iri hafi kurangira, ubanza noneho irangiye pe, ubanza igeze ku musozo. Ngaho mbwira niba umukobwa mwiza kuriya waremwe avuye mu rubavu rw'umugabo akaba yabihinduye akigira umuntu wavuye mu rw'umugore, murabyumvamo? Shange kimaze kundenga kabisa, ubu nta kintu mfite cyo kuvuga pe, nta kintu mfite cyo kuvuga. Ngaho mundebere nk'iyi video sha nizo nayibona, ariko nizashobora kuba ari ikigwari, nizashobora kuba ari ikigwari pe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko nta kuntu umukobwa yakuvaho ngo afate umwanzuro nk'uriya nta bugwari runaka wagaragaje. Ntabwo nyambashe rwose. Merci ariko urumva nta kuntu wambwira yuko umukobwa nk'uriya afata umwanzuro nk'uriya wo kujya gutega ubusa bw'imbere y'undi mukobwa kandi atandukanye n'umuhungu nka Nizo nawe turaza kumukorera operasiyo, Nizo turamukorera operasiyo tumenye ikibazo afite. Se urubyiruko ko murakaye mwabaye iki ko turakaye none ahangaha? Ubundi se buriya Sasha aracyari mu rubyiruko we cyangwa yagiye mu bashesha akanguhe? Dukurikije igihe tumuzi, ngiye Sasha muzi niga primaire ari muri za ndirimbo ngo umwanzuro ni wowe ye baba we. Ariko cyo kora kabona ugiye muri video y'imyanzuro nawe ufata imyanzuro kabisa. Najyaga nita decision maker, ariko wowe decision maker wundi gusa hakubeshye wataye umubyindi mu rubyiruko. Ntabwo wakabaye ufata umwanzuro umeze gutya nk'umuntu w'umukobwa kweli, ntabwo wakabaye ufata umwanzuro umeze gutya kabisa. Ubu se ko gada ajya ambwira ngo ningira abantu inama, ko n'ubu ngubu mpagaze hejuru ambwira ngo ningira abantu inama, ngaho nimumbwire nk'inama wagira Sasha. Sasha ntabwo akiri slay queen, Sasha ni slay jajja, kuko akuriye muri ibi bintu abisaziyemo. Yari umu influencer yari umwe mu bakobwa beza baba influencer, none abaye rwiza rupfuye ubusa. Ubu se mugiriye ihe nama? Mubwire se ngo va muri ibyo bintu, yakumva uri umusazi. Gusa inama namugira nave muri biriya bintu, nawe uzaba akiri have muri biriya. Sasha siramuzi uzaba akiriho bashyingiranwe.
bashyingiranwe ndumva ariyo nama nabagira, ndumva aricyo cyaruta byose, kuko uko ari babiri bose bataye umubyindi mu rubyiruko. Ababa we ngaho nimumbare mumbwire ibi bintu ukuntu mubyumva namwe. Abantu mukurikira Kigali News Channel ndabinginze muze kuza muri comment mugire icyo muvuga kuri ibi bintu. Ariko hari ikintu abakobwa b'abanyarwandakazi bibeshyaho, bafite ukuntu bashaka kwigana imico y'abazungukazi, kandi buriya gahugu umuca kandi uwundi. Mu Rwanda dufite umuco wacu nk'abanyarwanda, Ubufaransa bufite umuco wabwo nk'abafaransa, Amerika ifite umuco wayo nk'abanyamerika, Ubudage bufite imico yabwo nk'Ubudage, Uburusiya bufite imico yabwo y'ingumi nka Putini. Ntabwo uzafata umuco nyarwanda ngo uvange n'umuco w'Abongereza. Ntabwo ugiye gufata umuco w'Abongereza ngo uvange n'umuco nyarwanda. Niho muhera mutu mubyindi mu rubyiruko. Ntabwo muzi ukuntu mufatwa muri sosiyete nyarwanda, kandi uko wakabaye ufatwa muri sosiyete nyarwanda ni nako gutuma n'imahanga bagira uko bakwakira. N'abantu mwe mutazajya mubona aba bantu bari muri ibi bintu, urumva bari mu mahanga batembera bazerera, sinzi baraye Canada, babyukiye Zanzibar, babyukiye Michigan, babyukiye hehe sinzi, babyukiye muri Togo no muri Ghana na hehe, birukanga mu mahanga Dubai hehe, ngo ugire ngo buriya baba bishimiye. Uko hano mu Rwanda tubafata nk'abakuyagaho ukuntu, kandi ari bike tubona. Noneho hariyaho reba hariyaho, ibaza ukuntu babafata, n'ibi bibi byose bakora ariho babikorera, bakaba babikora ku mugaragaro. Kuko ngira ngo mwabashe kubona ko iyi video irimo gufatwa n'umuntu, kandi uwo muntu ntari wenyine, ari kumwe n'abandi bantu. Hari abandi bantu b'abagabo benshi kuko barimo baraganira. Ariko seda tugaruke ku bundi, tube tuvuye kuri Sasha ho gato. Nubwo yataye umubyindi mu rubyiruko, yataye ikuzo, yataye ibaba ku kibuga cy'indege, reka tube tumuvuyeho gato, ubundi tugaruke kuri bari abagabo baba barimo babafatira video. Niyo umukobwa atandaraje, ntamukorera icyo yakabaye amukorera kimukwiye, ahubwo akajya gufata video ngo undi arigate mu maguru. Abo bagabo bo ni bwoko. Gusa wenda bo ntitwabarenganya, ni abanyamahanga, ibyo bakora ntacyo bibatwaye. Niba ntacyo bitwaye umuco wabo, uretse ko nta n'igihugu cyakwemera uyu muco keretse igihugu cy'ukuzimu, uretse ko nta n'igihugu cyakwemera uyu muco keretse igihugu cy'ikuzimu. Ariko ubundi se bwo nk'abari abagabo umuntu abita iki? Umva ko ngo nta mugabo w'imbwa ubaho, nk'umugabo utunga telefone mu maguru y'umukobwa undi arimo arigatamo, we ni uw'iki? Ni iki? Tumwite iki? Tujya tubita abagabo b'injangwe? Mwagerageje kabisa tugahindura sosiyete nyarwanda mu rubyiruko, tukagira ikintu twimarira kweli. Murabona tubayeho dute nk'urubyiruko rw'igihugu? Hari umuntu watinyuka kuvuga ngo turacyari urubyiruko igihugu gifite? Niba no ubundi reka nkubwire, umuntu aba umugabo kubera ko ari igitsina gabo, umuntu aba umugore kubera ko ari igitsina gore, umuntu aba umunyarwanda kubera ko afite imico n'imyifatire y'abanyarwanda, afite indangagaciro z'umunyarwanda. Umuntu aba umunyarwanda kubera ko afite indangagaciro z'umunyarwanda. Iyo utazifite nubwo waba ufite ubwenegihugu, dushatse twanabukwambura. Nta munyarwanda witanyagura cyo imbere akose nk'uriya urimo kurigatamo, nka buriya bamunyaye mu kanwa cyangwa bakamunyama. Ariko koko we, niba abaresbiyene mubaho hazagize uza akabinkorera nkamwereka icyo mukorera, ni ukugukubita wa wundi utazarya ngo umare wa wundi uzarya nk'icyumweru. Kuko
muri inkozi z'ibibi baba we ubufasha iriya ntuza iriya gahunda koko uyinganya n'ururimi Sasha nyamara wagoswe ko iriya gahunda irabanza ikikurikira ibyo byose by'indimi n'inyongera ariko naje kugwa i Kigali sha muraraburije kabisa mva muraraburije ku rwego rushimishije shitani ako se mbabare umbwire nubwo waba uri imfubyi ariko uri umwana w'igihugu hari igihe rero reka mbabwire hari igihe aba bantu ubabwira ukuntu ibi bintu akoze bimuhesheje isura mbi akakubwira ngo none se nk'uko nta mama ngira ngo nkaba nta na data mfite ngo ubundi bwo ngo iyo sura ngo ndayereka ndemo guys waba ufite nyoko waba utamufite waba ugira ababyeyi waba utabafite nyuma yo kuba utabafite abo babyeyi bawe uri umwana w'u Rwanda uri umwana w'igihugu ntabwo nzi impamvu rero icyo gihugu cyakubyaye nacyo ushaka kugitesha agaciro tu bara koko ndebere ubu se biriya bintu bibafasha iki reka nemere ko amafaranga ntacyo atakoresha umuntu ariko aho ngaho kabisa amafaranga aba yagukoresheje mu ruhereko uzi ko kugira ngo nkoreshe ibyo bintu nafata urugingo rw'umubiri wanjye nk'uko abantu bagurisha impyiko bagurisha ibintu nk'uko umuntu agurisha ingingo uzi ko naruca nkarutanga bakarugura aho kugira ngo nkore igikorwa kigayitse nk'icyo erega ubwo wubitse umutwe cyakora muba munashoboye nyako kajwi sinagakoresha ngo ngashobore ngo Sasha uraraburije kabisa uraraburije n'ibikorwa byose wakoze ubihinduye zeru niba warabikoze amafaranga ari uwo mushinga uyavanamo uzashya bazashya gusa ari nako ngana ku musozo w'ikiganiro reka ngira inama mbagiriye n'imwe Sasha va muri ibyo bintu kuko nta musaruro nta inyungu y'icyaha ni urupfu va muri ibyo bintu uzaba akiri have muri ibyo bintu uzaba akiriho Sipiriyane nawe Sasha Keti muve muri ibyo bintu ufate amafaranga wabikuyemo ujye gusiramuza uzaba akiriho ntacyo bitwaye ubundi mwisungane mu bandi ari nako nkomeza gushimira abakurikiye Kigali News Channel nkomeza kubibutsa gukora subscribe share like na comment kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku munsi mu biganiro dukomeza kubagezaho